mbere yuko nkohereza mu kuzimu vuga ijambo rya umusezero bari kwisi bakubitwe n'inkuba wanyana y'imbwa. Ikibazo bikomeye cyane, imibu yarahijya mu rugo iranzengereje pe nge nahoze nicyo nayikorera. Shana gusetsa cyane kabisi imibu. Niwe niyo uri kwita ikintu cy'ikibazo gikomeye cyane. Rero uri imibu nta kibazo, nje nta kintu bikimbiye pe. Ijoro ryashize niho naraye nyikoreye ikintu kibi cyane ngaza ngo ni igiki. Ngaho se nyibwira nanjye mawe ndebe ko nanayikira. Ubwo bwari bumaze kwiba. Nahise mfata amadirishya yose n'inzugi ndayakingura. Imibiri injira niyo mu baturanyi. Yose yinje ku buryo nta numwe wasigaye hanze. Nahise nkora mbibonye ko bimeze gutyo. Nahise nyifungiranya ngenda sohoka nirarira hanze. Ariko burya uri ikiroka pe uriya waraye hanze ko kunahunza imibu. Akasha wo ajyubye. Ose se nari mfite umutekano. Ndagusetse burya ururofa rukomeye cyane. Obyihorera Imana tujya niko ndi kubona ari kuza ari kunshaka wabo byagira ngo ni mubiri gukubita yasa. Asanga yanaturubuye. Ramba zikira ndebera ngo karahuruduka nk'umusozira bagira ngo hari sinzi ibyo kagiye kumbwira. Vuga vuba ukwihuta. Nakiri cyo kugira kitari kintu hari hajya umuntu uri kugushaka. Okay, nawe nta kibazo. Genda umubwira nsange hano niba ari kunshaka. Senacho. Ameze neza tu. Undi se ko mbona uzo kuhukira umuntu utanamuteguje uboshye nk'ibikuti byateguje. Ariko nibura n'inkuba mbere yo gukubita abanzaza umwatsi ubwo nakugereranya n'iki. Ko umunyarwanda ne babivuze ukuri ngo so kanga kwita izina ribi. Nta kuntu yara kwisenganya. Ngo ngiye abangiye uzugiye kwanza ukivuka akwitanga ngiye ntago nakunda rero ngana kuki. uranyumvira no mbese rukunyutse ba unayikura amenya tutyari Ngaje mubonye by'inkorere wana nombe sire. Yesu! Bamukubise umubiri w'isura none ukirigo muri rwo runobotse. mbere yuko nkohereza mu kuzimu vuga ijambo rya umusezero bari kwisi Bakubitwe n'inkuba wanyana y'imbwa.